posting. Ese reka ndebe. Man, wajya gufata video ukambwira. Iyo ndi gukora sex ni apana kwisohoreraho ni itumaho. Ahora kabishe. No yama. Ufite ikibazo. Ngwiki. Yama nubwo bavuga ngo amavideo yawe ngo yurukoza soni ngo barafite ngo barashyira hanze n'ibiki. Ntabwo nzi ukuntu byatangiye wenda bidusobanurira. Ikintu cya mbere cyo navuga man tugira abanzi bo babaho kandi abanzi bibyiza kuri wowe babaho. Ubwo afite ebyiri. Yamano sinamuzi. Yamano ni umuhanzi ufite impano yo kuririmba. Iyo mpano arayifite kuko ushobora kureba nonaha ariko kazi keza cyane akagukora akarimba keza cyane ntaho agiye atanditse. Ariko numvishije nimugoroba nanjye bavuga bati yagaragaje impano ashobora kuzakina kurushizo yarashaka ko ariko hariho n'ahandi numvise bari kuvuga ngo afite ngo najo akose mureke mbabaza ikibazo ko kimukunda byacitse abandi bana murashe mu batera depression kubera ubugamba muri kuvuga hejuru ya video ni ibintu mwirirwamo muhoramo muraramo ni iki kintu mubonye cyahatari se bakoze nagare ibintu mwirirwamo abari gusakuza cyane ni namwe babi cyane nta kosa bafite niba video byabaye paraxide kajya hanze murabota tu murebe video ya post ifoto ya post y'amagambo ya post arabigisha umone ko rwose telefone y'ampano yari kodingishije video bivugwa ko nshobora kuba ngiye wayisharinze niye nagari yanjye ni telefone ya Yampano yego yari yamaze kubona ubushobozi yamaze gukora ikindi kintu cya kabiri Yampano kuva yamenyana n'ura mukobwa ntabwo ngena nzi password ya telefone abo yayihinduye bataranamenyana. Okay, nakoreshaga TikTok iri muri phone yanjye mfatisha ama video phone yanjye ni uploadingira nta kintu nabazaga phone ya Yampano. Hari video ya Yampano bivuga yuko yagiye hanze ari gusambana y'iminota 47 mujye muva ku bana sinzi nimba ari byo gusa icyo nabonyeho ni umukobwa bivuga ko bari kumwe muri video gikobwa kirarenze abana b'i Kigali bo nago bisondeka nimba ari byo ko niko bivugwa aho Yampano niho abacanshuro bari virusi ziri muri Uganda nyarwanda rw'umuziki. Wale watatu kugeza amagingo anga video ya Yampano yamaze kugera hanze ndagira ngo niba wifuza nawe kureba yino video ubanze wumve ino nkuru maze uyisoze ndabizi neza ko mukanya uri buze kuyigeraho iri mu minota ikurikiraho kubazi neza uyu muhanzi Yampano hamaze kugira hanze video yigaragaza ngo iminota 10 none uburyo cyane rikiye ndakurwana rw'urukobwa n'urwana rw'urukobwa rw'uruyobe rw'urutuku rw'uruvutavuta rw'uruvoka Yesu ngo rw'uruvutavuta rw'uruvoka kw'Imana durahondi gusa ni video iteye agahinda iteye ubwoba iteye umujinya iteye kwibaza iteye kurwara umugongo hari abantu bajya babona ibintu bakita barwara mu nda ntubizi ukajya kumva umuntu ngo mise ndwara mu nda oya gusambana reka nkubwire gusambana ni ukukora imibonano n'umuntu mutabyumvikanyeho by force ariko ikintu mwakoze hagati yanyu kubera urukundo kubera ko mwese mubishaka nagaru umwana umukobwa arayikabukira umukobwa arayireba ati igira hino nyisise awuzubiraki muncinyire umuntu akicara akishyira video ye hanze nta n'isoni afite Yampano warangiza ukaburi gushoka abantu ngo kubera iki mufite no video ndayifite ndayifite ariko ikosa ntakora mu buzima ni iryo kugira umuntu n'umwe nyoherereza ariko ubundi muhame hamwe tubote ubu turi kubotera mu bikari ego ngewe rero mvugira hanze biragaragara ko umuntu witwa Yampano n'uyu mukobwa bari babizi ko bari kugira gute kwirikodinga kubera yuko n'ibiganiro bagiranye mbere
urabyibuka yuko yanakuyeho rido kugira ngo urumuri kugira ngo rwo mu nzu rugaragare neza kugira ngo urumuri rwo mu nzu rugaragare neza. Iyo urebye ya mpano nari ndimo ndabikubwira ubona ari umuntu ameze nka afite indi myuka, afite ibindi bintu bimukoreramo sinzi. Abantu rwose muze abantu muri gusaba video ya mpano koko muri n'abahungu murumva depression mudashaka kibica. Ikintu cyo nababwira nta muhungu uri burebe video ya mpano azi yuko atiyaminiye kuri kiriya gice cyo hasi ntiyicwe na depression, aho kugira ngo urare udasinziriye wibaza icyabiteye cyatumye ureba iriya video waretse kwirirwa musaba iyo video koko. Ikindi niba uri umukobwa uri gusaba guys, nimba uzi ko warebye video ya mpano umva nawe ukeneye impano irenze ya mpano. Abantu barebye video ya mpano umva mukeneye impano irenze yande ya mpano. Tumenye n'abantu barebye iyo video durire muri comment. Nosi yakira reba ishyano twagushije. Bikira Mariya ni nyina wa Yezu gakwisi, uyu ni ya mpano. Nyuma y'igihe havugwa amakuru yuko hari amashusho y'urukozasoni ya mpano ari hanze, ariko benshi bagamya ko ari amakuru mpimbano yabagamije gutuma uyu muhanzi akomeza kuvugwa yashyizwe ahagaragara. Kuva mu mpera z'icyumweru turangije, ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga wabonaga byarashimuswe n'aya mpano. Nubwo ntawe rero ngo ashyire hanze amashusho y'urukozasoni, ariko benshi bacaga amarenga ko bayafite ndetse bagaragaza ko batunguwe n'ibyo uyu musore yakoze. Ni amashusho y'iminota 10 ya mpano n'umukobwa basigaye babana bari mu gikorwa cy'abashakanye, ndetse ubona ko bafashe ubwabo babishaka. Ndo y'umusogege ngo ya mpano n'umugore we noneho ngo ari kuvuza umwumbu noneho ngo harahiye. ngo nanuba abanyarwanda nyuma yo kubona video ya mpano arimo arasatura umwembu cyangwa se gukubita umusu wajeje ko mubizi rero umunwa wanjye se ujye urekera. Nagarutse no kuri video ya mpano. Ya mpano umuntu watekerezaga ko agiye gushyira hanze ira video akamose byanabonye ntacyo asebye aho uramuja mu mucungira umutekano arakubiye papa uramuja maruzuye. Umva nahubwo bagabo bagenzi baramugirira ishyari. Abakobwa bazamufata ku ngufu nibabona iriya video uramutipa arakomeye. Uramujama wallahi. Ikindi mbebe bari sinzi niba ari umugore cyangwa ari sheri we nawe ni mwiza. Iriya video kwirebera ryoshye ntahisebye. Usibye kuba wenda yarebwa n'abana ariko abantu bakuru kwireba ntahisebye. Ibyo tubireke. Umwana bita ya mpano ngo hari step ye ngo bagiye gutereka hanze mu minota itarenze 30. Umwana ngo yaragiye atereka kamera ahantu mu nguni. Ubundi byindimira nk'akaboko k'Uwiteka gahora karambuye. Basa arayifite. Ngarayifite ya Dani. Iyi nkuru ndagusaba ntabwo wayivuga utarareba iriya video. Nyemerera video yageze gute imihanda? Ntabwo video yagera imihanda bari kuzana aba episode kuko ifite iminota 47.